Ah, Imana bamugisha mu izina rya Yesu. Bakire mu gace ka nyuma ariko gasoza inyigisho yacu. Ni agace twavuze ko kitwa de. Ni agace tugiye kuganiramo twibaza ngo ese hari ikintu nakora kigatuma Yesu ava ibwerekeza? Yesu ari mu bwato yamaze kubugiramo abwicayemo aburyamyemo. Mandi magambo Yesu ari mu bugingo aburimo. Ese hari ikintu nakora kigatuma Yesu ava mu bwato bwanjye? Nicyo tugiye kwibaza. Mani bamugisha rero mu izina rya Yesu. Turifashisha ibyanditswe byera. Ntekereza ko umuntu wese yibuka ko hari amasezerano agiye ahabwa n'Imana. Hari ibintu agiye avugana n'Imana bidasanzwe. Imana ikamusezeranya ibintu bikomeye. Ni nako Imana yasezeranyije Eli. Iramubwira ati, Eli mugaragu wanjye, nguhaye ubutambyi. Ndabuguhaye, mbuhaye abagukomokaho. Ubutambyi buzaguma mu rugo rwawe, mu nzu yawe ubutambyi buzagumamo, ntibuzigera buhava. Ariko iyo urebye abahungu ba Eli batangiye gukora amakosa mu butambyi, birivuga ko bageze igihe bakajya basambanya n'abagore bateka. Bagore batekaga inyama zo mu nda, n'abari bashinzwe amasuku aho ngaho. Aba bahungu ba Eli batangiye kujya basambanira nabo hehe? Mu ihema. Batangiye kujya basambanira nabo ku marembo y'urusengero. Batangiye kujya bajabura inyama zitetswe, zatogosheje, zari zifite amategeko y'uburyo zigomba gutekwa, bakazijabura zitarashya. Bagera mu rwego batangiye gukora ibintu bigayitse. Imana irababara ngo ihite ituma kuri Eli imubwira ko ubutambyi ubuciye mu rugo rwe. Bishatse kuvuga ngo Yesu yaba ari muri wowe, atuye muri wowe, witwa umukristo, tukona nk'umukristo, ariko iyo ukoze icyaha ntubashe kukiyana ngo uce bugufi umusabe imbabazi ukireke, ukagikomeza ukagera ku rwego rwo kunagikorana umurimo w'Imana, ukagera ku rwego usambana, ugasambana ukaza ukaririmba umunsi umwe bigakunda, ukagera ku rwego usambana n'umuntu muririmbana mugakomeza mukaririmba mwese muri abasambanyi, ukagera ku rwego wiba, warangiza ukaza ukakira igaburo ryera, ukasambana, ukaza ukabeshya ku igaburo ryera ukaryakira. Yesu ajya ava mu bwato bwawe ugasigaramo wenyine, ugasigara uri umuririmbyi, ariko Yesu yaravuye mu bwato bwawe. Ugasigara uri mwarimu, Yesu yarabuvuyemo. Ugasigara uyobora icyiciro runaka, Yesu yaravuye mu bwato. Ugasigara uri perezida w'ababyeyi, w'urubyiruko, w'abapapa, w'abamama, ariko Yesu yaravuye mu bwato. Ugasigara uri perezida wa korali, Yesu yaragiye kera. Ugasigara uri dirije wa korali, Yesu yaravuye muri ubwo bwato bwawe. Ukaba uri umudiyakoni, Yesu yaravuye muri ubwo bwato. Ugasigara uri umunyamasengesho, wari icyumba cy'amasengesho, Yesu yaravuye mu bwato bwawe. Ukaba usigara uri pasiteri, Yesu yaravuye mu bwato bwawe. Ukaba uri umushumba, uri umuvugizi, uri bishop, uri aposo, ariko Yesu atakibarizwa muri ubwo bwato bwawe. Impamvu ni iyi: cyagiye wakoraga icyaha bwa mbere, wagikoze nk'abandi bose, wabashije guca bugufi umusaba imbabazi,
ariko icyaha cyawe ntiwakirekera uragikomeza. Ugeze aho cyaha ugikorana umurimo we, ubeshya abo ukorera uwo murimo. Nimba uri umuririmbyi wabeshya abakristo, nimba uri umukristo wabeshya bagenzi bawe, nimba uri umupasiteri wabeshya abakristo uyoboye, nimba uri umushumba wabeshya abapasiteri, abadiyakoni, abarimu, abo uyoboye, itorero uyoboye, abaririmbyi bose warababeshye. Ugerekaho gukora amakosa akomeye, ubeshya umwuka w'Imana. Imana ikubabare wowe uri kunyumva. Wowe uri kunyumva wibutse ibyo wakoze, ibyaha wakoranye umurimo, itekerezeho. Yesu ajya ava mu bwato, kandi na ya mirage yari yaraguhaye, ya masezerano yose yari afite yose agahita yakuraho, akayahereza umuturanyi wawe. Niba ushaka gusobanukirwa neza, jya mu gitabo cya Samweli. Jya mu gitabo cya Samweli, uhereye ku gice cya 15 ugakomeza n'icya 16. Urebe iki gice cya 15 cyose ukirangiza, urasanga itegeko Imana yari yahaye Sawuli ryari itegeko ridakomeye. Ko Sawuli yari asanze arwana akica abantu, Imana ijya kumubwira ngo akore ibyo bintu, Imana yari ibizi ko Sawuli ibyo bintu abishoboye. Ariko ngo Sawuli mu mutima we, ngo ageze imbere y'umwami Agagi, ngo amurebye, ngo abona ngo ni umwami mwiza, aramushima, aramurokora. Arokora n'inka, arokora n'iby'agaciro. Wumva icyaha cya mbere arenze ku itegeko Imana yamuhaye ryo kwica ubwo bwoko bwose, arabarokoye. Icya kabiri cyatumye Imana irakara, araza abesha umuhanuzi, ariwe muri iyi minsi twavuga abesha umwuka wera. Aramubesha ngo ibyo bintu arokoye, ngo izo nka ngo arokoye n'amazahabu n'ibiki, ngo nibyo kuza gutambira Imana, ngo igitambo cy'ishimwe. Ajya mu mirimo itariye. Mukurikirane neza aho hantu. Sawuli yakoze icyaha, nawe ushobora kuba waragikoze. Ariko Sawuli yakora iki cyaha, yamara kugisobanukirwa akaza agaca imbere y'Imana bugufi, agasaba Imana imbabazi, atagiye kubesha. Kuko ibintu yarokoye ntiyari abirokoreye kubitambira Imana, ahubwo yari abirokoreye kugira ngo abikoreshe. Umuntu wa nyuma ni umugabo witwa Akani. Akani Imana yarababwiye aya magambo yasanga muri Yosuwa. Imana irababwira ati mugende ku rugamba, mugende murwane, ariko ntihagire ikintu na kimwe, ntihagire umusirikare muri mwe uzana ikintu, kuva murwane gusa mutashye. Bararwanye, barakubise, bisha ababisha. Umuntu yitwa Akani agira ibintu yitwarira.
ngo arabitwara aragenda acukura mu ihema rye abishyiramo. Amaze kubishyiramo, Abisirayeli bahura n'akaga gakomeye kubera ikosa Akani yagize gute yakoze. Ngo baraza barabaza ngo umuntu muri mwe barakoze irikosa ninde? Akani ngo araceceka. Mo babajije bagiye ku rugamba, Akani aravuga ati ngende umwere imbere y'Imana nta kintu nakoze. Nawe abeshya iki? Umwuka wera. Naye ngo mabwire ngo Yesu abasha gutura mu bwato bwawe, ariko ikintu kimukuramo ni icyaha. Iyo ukoze icyaha Yesu ava mu bwato bwawe. Twavuze kuri Sawuli, Imana yahise imwaka ubwami ibuhereza Dawidi. Biravuga ngo ubwami buhaye umuturanyi we. Mu yandi magambo, iyo witwaye nabi amasezerano yawe, Imana ijya iyimurika yahereza umuturanyi wawe, bikaba birangiriye aho. Mu bwato rero, iyo witwaye nabi, Yesu abukurekera wenyine, kandi 100% uhita urohama, kuko uwari uyoboye ubwerekeza bw'ubwato nta kirimo. Imana igufasha unyumvise, uhindukire ugarukire Yesu. Kandi nanone mu bwato, utunze Yesu mu bwato, igituma akomeza kuguma mu bwato ni iki? Ni ugukomeza kwirinda icyaha, ukirinda n'igisa nacyo, ugakomeza gukiranuka, ugakomeza gukunda Imana, ugakomeza kuzirikana guterana kwera, ugakomeza gusoma ijambo ry'Imana, ugakomeza gusenga, waba uri wenyine, waba uri kumwe n'abandi, ukirinda ibyaha. Imana ishimwe. Iyo ukomeje kwirinda icyaha, Yesu mu bwato akomeza kubiyobora neza. Kadufata urugero rw'umucuruzi. Iyo uri umucuruzi ugacuruza Yesu ari mu bwato bwawe, umunzani ntuwica, ibiciro ntubyuriza, ntugabanya, mbese nta mu yandi magambo, Yesu kuko ari iwawe mu bwato buryamyemo, ari ibwerekeza bw'ubwato, ni uguha delegation, decision, ni uguha icyerekezo. Munyihanganire, ni uguha icyerekezo. Yesu ni ubuyoboye ubwato bwawe, ni ufite icyerekezo cy'ubwato, cyangwa butwara aho bunyuza, ni ufite icyo cyerekezo. Ntushobora gukora ikosa. Kandi uko bwije nuko bukeye urunguka. Wunguka makeya, ariko Yesu akagenda yadevelopa, agenda ayazamura mu rundi rwego. Niho usanga umuntu uyoboye na Yesu agenda azamuka gake, ariko ukazasanga yageze ahantu ku rwego rushimishije. Tunga Yesu mu bwato bwawe, ayobora ubwo bwato, niwe uzabugeza ahakwiriye. Kandi ahakwiriye nta handi, twese duharanira hamwe no kuzajya mu ijuru. Kuzagira mu ijuru no kwemera Yesu akabura ubwato bwawe, kuko umuririmbyi twaririmbye yavuze ku gitero cya nyuma ngo ubwo tuzagera mu ijuru kwa Yesu, rwose tuzashimira umukiza wacu, nta yandi makuba tuzagira ukundi tubanye na Yesu mu bwami bwo mu ijuru. Bishatse kuvuga ngo amakuba turayabona mu bwato nubwo Yesu aburimo, ariko ahantu tuzagera azatugeza, ari utuyoboye mu bwato, azatuyobora atugeze mu ijuru amahoro, kandi niwe natugeza mu ijuru, aho niho tutazongera guhura n'andi makuba n'ibyago n'ibibazo n'ubukene n'inzara n'ibindi byose zabirangiye. Imana igumugisha mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye data wa twese, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, uganire natwe, reka ribe rigari ku muntu wese ugiye kuryumva, biriya tubashe gusobanura mu buryo bune. Twe turasobanura nk'abantu, ariko ni wowe usobanura kuturusha. Twavuze ku bwato, dusobanura ko ubwato ari ubugingo, dusobanura ko ubwato ujya ububamo, wawubamo umuraba ukaza. Mu yandi magambo, umuntu arakizwa akakwakira, ariko agahura n'intambara. Tuvuga ko iyo umuntu amaze kukwakira hari inyungu,
aba afite inyungu z'ukuri muri we, ubwato bwe bugira umutekano, we ubwiwe agira umutekano, agira amahoro. Niyo ahuye n'ibibazo uramutabara, ugacyaha uwo muyaga nubwo wari waje wari wamugeza, ariko ukawucyaha ndetse ugacecekesha n'umuraba. Tuvuga icyanyuma, tuvuga ko umuntu uri muri ubwo bwato, iyo yitwaye nabi ujya umureka ukagenda, iyo yitwaye nabi ujya umuta. Ariko iyo agumanye nawe agakomeza kuzirikana akanakuyoboka, akemera kuba umuyobozi we, ujya umugeza mu ijuru amahoro, ujya umugeza ku byo wamuteguriye, ajya agira ahantu heza hashimishije. Turagushimiye rero ko iri jambo uzaryumva wese uzamuha kubakika mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye. Yari Amani Daniel wabagezaga iri jambo, nkaba n'umukristo mu itorero rya ADEPR muri paruwase ya Kirabyo mu ntara y'Uburengerazuba mu itorero ry'akarere rya Rusizi. Ndabashimiye. Kora share usangiza abandi ibiganiro tuba twagiye tuganira. Biba byaduhenze kubona umwanya, biragoranye, ariko nawe udufashe kuba umugende wo kugeza ubutumwa bwiza ku bantu mu mpande zitandukanye. Hanyuma ukore subscribe kuri kariya kantu kaba kanditseho subscribe gatukura, ugakandeho, ukore comment, utubwire aho wumva ukeneye ko tubigenza neza. Niba hari inkuru wumva wifuza ko twakuganirira, utubwire. Twiteguye gukora umurimo w'Imana mu buryo bwose. Imana iguhe umugisha. Shimira n'abantu bagiye baduha comment, shimira abantu bagiye batubwira ko bamaze igihe batumva ijambo ry'Imana rinyuze muri twe. Twaba tumaze igihe kinini tutaboneka kubera akazi, ariko Imana yadukinguriye amarembo kuri iki cyumweru kugira ngo tuganire. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.